byashoboka ko ujya wibaza byinshi ku byerekeye Imana, nyamara ukaba uhiri mu gihirahiro utazi aho biva n'aho bijya, cyane yuko mu mateka dukomeza gucamo buri munsi tugenda twumva ngo habayeho Imana ngo bitaga amazina menshi cyane atandukanye, ariko ukaba utabizi. Iki ni icyegeranyo cy'inkomoko n'imiterere y'Imana mu myemerere ya kera ndetse n'ubu. Iki cyegeranyo kigamije gusesengura imana zitandukanye zagaragaye mu mico ya kera ku isi, ibitangaza bivugwa ko zakoze, uko abantu bazemeye, ndetse n'uko izo nyigisho zahindutse zikagera ku gitekerezo cy'Imana imwe y'ubu ngubu. Turareba uko byavuzwe mu mateka, uko abahanga babisesengura, n'uko amadini atandukanye abyakira. Ni Gaston cyangwa Admin kuri Moa Trendings, mbahaye ikaze. Nongeye ndabasuhuje, ni Gaston cyangwa Admin kuri Moa Trendings. Tugiye gutangira tureba imana zo hambere zahozeho, abantu bakaba bari barazise amazina atandukanye bitewe n'imyemerere yazo. Reka duhere ku mana yo mu Bugiriki bwa kera. Mu Bugiriki bwa kera abantu bemeraga imana nyinshi zituye ku misozi wa Olympe. Izimenyerewe cyane ni Zeus, ariyo izwiho kuba ari imana y'ikirere, Hera imana y'abagore n'ingo, Poseidon imana y'inyanja, Athena imana y'ubwenge, na Hades imana y'abapfuye. Izo mana zavugwaga ko zifite imbaraga zitangaje. Zeus yashoboraga gutegeka ndetse no kohereza inkuba, Poseidon agahindura inyanja, hanyuma Athena agatanga ubwenge. Abaturage babakoragaho ibigirwamana, ibitambo n'imihango y'icyubahiro. Reka turebere hamwe ku mana yo mu Misiri ya kera, aho bitaga muri Egiputa. Abanyamisiri ba kera bemeraga imana nyinshi zifitanye isano n'ibidukikije. Hari imana bitaga Ra bakaba bari bayiziho ko ari imana y'izuba, Osiris imana y'urupfu, Isis imana y'ubugingo n'urukundo, zose ni imana. Ndetse hakabaho n'imana bitaga Anubis umanura abapfuye ikuzimu. Inkuru izwi cyane ni yuko Osiris yishwe na Seti, ariko Isis akamuzura. Izo nkuru zafashaga gusobanura ibihe by'imvura, impfu n'ubuzima bushya. Abahanga bakavuga ko byari uburyo bwo gutuma abantu babaho bafite icyizere mu rupfu no mu buzima. Reka turebere hamwe indi mana yo mu Buhinde bwa kera. Mu myemerere y'Abahinde hari imana nyinshi, ariko zose zishingira kuri Brahman, imbaraga zitagira imiterere zisanzwe. Imana zikomeye ni Brahma, bakaba bayiziho ko ari imana irema, Vishnu imana irinda, na Shiva imana isenya. Krishna na Hanuman nabo bazwiho imbaraga zidasanzwe. Inkuru nk'iya Krishna wamanutse umusozi afite ukuboko kumwe zerekana ibitangaza byafatwaga nk'ubutumwa bw'Imana. Hinduism yakomeje guteza imbere ibitekerezo by'ubumwe bw'imbaraga zitandukanye zigaragazwa n'izo mana nyinshi. Imana ya gatanu mu mico nyafurika. Mu bihugu byinshi bya Afurika abantu bemeraga ko hari imana nyamukuru. Urugero nko mu Rwanda bari bafite imana bitaga Rurema, ariko bakemera n'ibindi biremwa cyangwa abazimu bafite imbaraga. Twavuga nka Nyabingi ndetse na Ryangombe, ndetse n'ibindi byose bizeraga byavugwaga ko bashobora kuvugana n'abantu, gukiza cyangwa guhanisha. Abahanga bavuga ko ibi byafashaga gukomeza umuco, ubumwe no gutanga ubusobanuro ku byabaga birenze ubushobozi bw'abantu. Kuva ku myaka 3000 ishize haje kuvuka imyemerere y'Imana imwe mu Buyahudi, ariyo bitaga Yahweh. Ubukristu bakayita Imana Data, Imana Mwana ndetse na Mwuka Wera. Hanyuma muri Islamu bakayita Allah. Ibi byashingiye ku guhindura imyumvire y'abantu ku butware bw'ikirenga budafite ishusho, budasangira ububasha. Ibitabo bitagatifu byabaye inzira y'ukwemera, nubwo imico ya kera yakomeje kugumana izina mu mihango ya Gikristo cyangwa ya Kisilamu.
Reka turebere hamwe rero icyo abahanga n'amadini babivugaho. Abahanga benshi bavuga ko izo mana za kera zari uburyo bwo gusobanura ibidashoboka gusobanurwa nk'imvura, inkuba, urupfu, indwara ndetse n'amahirwe. Bemeza ko umuntu ari we waremye igitekerezo cy'Imana kugira ngo yumve isi n'icyo arimo. Amadini ku rundi ruhande avuga ko Imana ari iy'ukuri kandi imana zo hambere zari amahimbano y'abantu batari baramenya ukuri. Filozofi nayo ikaza ibishimangira, yatanze ibisobanuro hagati. Hari abavuga ko Imana ari igitekerezo cy'umutimanama, abandi bakavuga ko ari ububasha budasobanurwa bufitanye isano n'icyaremwe cyose. Fasha twumve ibi. Imana mu mateka y'abantu yagiye ihindura isura, izina n'ubusobanuro bitewe n'ibihe, imico n'ubumenyi, ariko icyo abantu bose basangiye ni ubushake bwo gusobanukirwa inkomoko, ubuzima n'icyo bategereje nyuma y'urupfu. Uko byagenda kose, igitekerezo cy'Imana kiracyari kimwe mu bifata igice kinini cy'ubuzima bwa muntu mu mateka, umuco n'ukwemera. Uretse gutandukira imyumvire, ariko ubundi twese tuzi ko kugeza na n'ubu ngubu hariho Imana imwe rukumbi, ariyo twese twizera. Niba wakunze iki kiganiro kinyura kuri Moa Trendings, kora subscribe, like, share ndetse na comment. Ndetse niba ushaka kubisangiza izindi nshuti zawe ngo zumve, wanyandikira kuri nimero ya telefone yanjye nashyizemo. Ni Gaston cyangwa Dimini kuri Moa Trendings. Mugire ibihe byiza.